Yes, wowe rero ukeneye ikibanza cyiza kiri muri site nziza gifite autorisation cyujuje ibyangombwa gifite icyangombwa ku buryo uhita ukora mutation kinafite autorisation ku buryo uhita uyiyubakira. Hano ni Gasanze muri site nziza, imwe muri site nziza i Kigali. Iki kibanza rero nkuzanyeho ni ikibanza gifite ubuso bwa metero kare 328. Ni ikibanza nyine kiri muri site ya Gasanze, giteretse ahantu heza, ni muri iyi quartier nakwerekaga. Ni ikibanza giteye borne. Iki kibanza gifite autorisation, ni ikibanza gikora ku mihanda ibiri. Hari umuhanda wo haruguru nkuko uri kubibona principal, hakaba n'umuhanda ukimanukaho ku buryo aho washaka kwerekeza inzu yawe ariho wayerekeza. Dore umuhanda ukinyura ku ruhande, haruguru hakabaho undi muhanda. Ni ikibanza giteretse neza ku buryo kucyubaka ubwacyo ntabwo bigoye. Ntabwo mvuga ibintu byinshi usibye ko iki kibanza gikeneye amafaranga make, miliyoni 15. Kibanza gifite autorisation kuri miliyoni 15 muri quartier nziza ya Gasanze, ni hariya mu centre muri metero nkeya uvuye mu centre. Dore urabona ko n'abandi bafite autorisation barimo kubaka ngizo cadastre ku ruhande. Iki kibanza rero ugikeneye wahita umpamagara kuri iyo nimero iri muri screen cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp. Ni ikibanza rwose urabona ugeze i Gasanze mu centre, ntago bigusaba kuzamuka, kiri ahantu ni ugutambika. Iki kibanza ukigeraho utazamutse ni ugutambika, ni uguhita utambika mpaka ugeze kuri kino kibanza. Uramutse rero ushaka kukigeraho uvuye kuri kaburimbo ni amafaranga 500 yonyine uri ku kamoto, cyangwa se iminota iri hagati y'10 na 15 uri kugenda n'amaguru. Nyiri cyangombwa arahari, n'icyangombwa kirahari na autorisation de bâtir yo kubaka mu cadastre muri kino cyangombwa irahari, ku buryo wowe uhita ugura, waba ufite ubushobozi ugahita wiyubakira. Karibu rero, ibindi nuko mpamagara kuri iyo nimero cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp.